Nizere ko umeze neza uri amahoro shuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Nyita Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda bose n'abandi bantu bumva ururimi tuvuga ngewe n'amasengesho n'abandi bera bose tujya dukorana ibiganiro. Wagize neza gukora subscribe n'ubu ugiye kuyikora nawe Imana iguhe umugisha. Icyo nkwatuyeho komeza urindwe ubuzima bwawe, Imana y'amahoro ikomeze iburinde, yaba umubiri wawe yaba ubugingo bwawe n'umwuka uhumeka n'ubutunzi ntibukaze w'umugayo bw'umwanzi Satani n'abambari be. Imana iguhe umugisha. Nje mu kiganiro cyitwa Gospel Talk tuje kungurana ubwenge bw'Imana n'ubuntu bw'Imana Imana ibashyize kuri twebwe kugira ngo dukomeze dufashwe namwe mufashwa. No mpamvu mbahaye ikaze muri iki kiganiro gitangira tukaza gusuzanya nacyo. Dufite topic iteye itya. Mbere yuko nakira umuvandimwe, topic yacu iravuga ngo ese ni gute abantu bananiwe guhuza isezerano rya kera n'isezerano rishya. Kabiri, kumenya icyo ryavugaga hagati y'aya masezerano yombi. Gatatu, ese abantu bakurikiza irihe, nizihe ngaruka zishobora kuba mu gukurikiza isezerano rya kera cyangwa se n'irishyashya. Nibi tugiye kuganira, utera agatebe wicare wige. Ndabizi ko umwuka w'Imana ari muri twebwe. Masenge ndakwakire ngo uhaye ikaze. Murakoze cyane, dushimye Kristo Yesu uduhaye kuba tugarutse hano kuri izi kamera. N'umugisha ukomeye kandi tunashima Imana ko Imana yabanye natwe. Reka tubanze dusenge. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ko wemeye kubana natwe muri iki giterane, tugiye guterana n'abana b'Imana tukaganira, Mwuka wawe wera atwigishe byuzuye. Mwuka wawe wera amanukira ahantu atwika imbaraga zose z'izina rya Yesu Kristo. Uduhe umugisha, uduhe umugisha, uduhe umugisha kandi uhe umugisha abantu bose bumva bumvire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Narimvuze ngo turashimira Kristo Yesu ko yabanye natwe, ngira ngo twe tumaze iminsi tutari kuganira kubera umurimo w'Imana twari twababwiye wari ukomeye, ariko turashimira Imana ko Imana yadushyigikiye. Atubwira abantu bari kutwumva n'abadukurikira kuri Prince Robert Rwanda no kwibuye Rizima TV ko Imana yatugiriye neza. Wabonye umusaruro w'ubutumwa tuba tuvuga. Abantu barizeye barakizwa, barabatizwa. Imana ishimwe rero twakoze umubatizo rwose igenda neza mwiza. Imana yarakoze. Buriya buke twagiye mu majyepfo tugeze Imana ikorana natwe ibintu bikomeye, duha abandi bizera bashya batandatu. Mu iteraniro rimwe abantu batandatu bahita bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero ubu ngubu nyine urumva ko umurimo w'Imana urakomeje. Nanjye ndishimye ndanezerwa. Abantu benshi bajya baduhamagara kuri telefone akatubwira ati Imana igumugisha, ibiganiro byanyu mukora biratwungura. Nubwo atari benshi kandi si dufite intumbero abenshi, twebwe Bibiliya iravuga ngo abahinduye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Iyo tugize amahirwe umuntu umwe mu bwami bw'Imana agahindurwa gukiranuka sava. Uyu muvandimwe twicaye iruhande uribuka mu minsi yashize abademoni baramuhinaritse, Imana idukoresha iby'imbaraga bari kugenda, nabyo n'urukundo rw'Imana. Imana rero igenda ikora iby'imbaraga nubwo tutabura abahimenayo n'abadema, ariko urugendo rurakomeje. Urugendo rurakomeje ko biri kose, ntabwo twabura intambara, kuko ubwo habuze intambara n'ibigeragezo twaba turi kwirwanya cyangwa se turi mu bintu by'imikino. Ariko nyine ku rugamba ntihabura amasasu, ni kumwe yaririmbye amakajoriti iki byose, ariko ntibibuza urugamba gukomera. Haleluya. Ndashima Imana ko turwana dufite intsinzi imbere yacu. Icyo ni ikintu ubundi kinezeza. Iyo ndebye ukuntu urugamba rukomeye nshobora kugira ubwoba, ariko nakwibuka ko urugamba turi kurwana intsinzi dekara uwatsinze arazwi kandi uwo niwe mperereyeho. Ntabwo rero gutsindwa birimo, Kristo ari kumwe natwe. Rero nashimaga Imana ko Imana yatugiriye neza, ikaba yaradufashije kandi ikabiduhaye umwanya wo kongera kugaruka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana igumugisha. Ndagira ngo twinjire mu kiganiro gutya tubanze dusome ijambo ry'Imana, kubera ko naje gutekereza ndeba donc hari ukuntu maze igihe ndi kureba akajagari kari mu bantu, mu mitwe y'abantu bitwa ko bakijijwe. Kareba umuntu ngo arakijijwe ariko ijambo ry'Imana ntazi gutandukanya ururo n'icyatsi, reka mvuge gutyo. Kandi ugasanga hari ibyo yihandisha bimuhindukira urubanza imbere y'Imana ndetse bishobora kumurimbuza, kandi yitwaga kwakijijwe. Ubu birababaje ko
iyo tuvuze ijambo ry'Imana gutinyuka kubwira abantu bamaze imyaka 40 ingaha amadini amaze imyaka za 40 ingaha ukabwira abantu ngo ibyo mwize si ijambo ry'Imana bikangamo bakavuga ufite dayimoni nkuko babwiraga Yesu. Oya ni ahantu wabonye commentaire ejo bundi wambwira ati icyo mfa nawe uriyemera wigira muri umuntu w'Imana bo turi gukora umurimo ukomeye kubera yuko abanyamadini abantu bonse amashereka yo mu madini kuva kera bonse ya mashereka yo mu madini akomoka kuri babajezi witi bashinze amashuri ya theology ako niko gakiza niyo standard y'agakiza abantu b'uyu munsi bafite. Ni nacyo kintu gusa nidukore generalisation hari abera b'Imana hari abantu Yesu Kristo yahishuriye kuva na kera no mu rugero rw'amadini. Yego urumva erega burya Paulo aravuze ngo ukuri dusohoyemo abariko dukurikiza. Hari ukuntu Kristo n'ubundi kuva kera ntabwo yamenye yifuza ko abantu bajya kumwiga ahubwo yamye ashaka ko abantu baca bugufi ngo abihishurire. Abantu bize Kristo rero n'abahishuriwe Kristo baratandukanye. Ni ukuvuga ngo rero abantu benshi bize Kristo ni niyo mpamvu bafite ngo ababyeyi babo bo mu mwuka bagenda munsi y'amavuta yabo badashobora kurenga aho hantu, kandi urabizi ko ihene yose irishiriza ku burebure bw'ikiziriko cyane ntabwo ishobora kurenga aho ngaho. Rero ishatse guca ikiziriko urabizi uko bigenda. Keretse inama nizo nabonye inama batajya bazirika kenshi kuri inama barayireka nayo ibizi imbi bitarenga. Yego erega inama yo iyo yahuye ujya imbere ikagukurikira, ariko ihene niyo uyiri inyuma uyishoreye nabwo utajyanye inkoni nyinshi nabwo ikatira mu mirima y'abandi uyereka inzira igaca ahandi. Niyo waba ufite ntabwo mugerayo amahoro ntabwo bishoboka. ntabwo ihene wayigeza aho uyizirikamo ntabwo bikunda. ihene ihora ari ihene. Ihene ni ihene. Paulo yandikira Abagalatiya ku bice byaho 4 ku murongo wa mbere titira amagambo avuga ngo ubutumwa bwiza bwatubatuye mu mategeko. Ariko uyu munsi abantu baracyabaswe n'iki n'amategeko, kandi ubutumwa bwiza bwaratubatuye amategeko. Isezerano rya kera manze tugende gacya turaje twinjire mu isezerano rya kera niki masengesho. Abantu mudukurikiye mwemera ko abantu uyu munsi bakiri imbata z'amategeko? baratwandikira dusubize, ariko ntago se bararinda nibikirize igisubizo ni yego igenda basubirije, kuko abantu nyine nibyo navugaga babwirijwe Kristo, ariko kubera ko ababwirije abantu Kristo bashakaga inyungu, kandi burya mu butumwa bwa Kristo nta nyungu z'umuntu ku giti cye ziboneka, habonekamo inyungu za Kristo. Kubera ko ababwirije ubutumwa bishakiraga inyungu zabo, bavanze ubutumwa, bavanga ibibazanira inyungu byo mu isezerano rya kera ari byo mu mategeko, babivanga n'ubutumwa bwiza. Atari uko ibintu byo mu isezerano rya kera byari bifite ikibazo, ahubwo byari bifite icyo bisobanura mu nyungu za Kristo. Yego byari bifite icyo bisobanura mu nyungu za Kristo, ariko mu buryo buhishe. Byasabaga umwuka wera, kuko ababwirijwe rero batandukanijwe n'umwuka wera wagombaga kubasobanurira iki ibyo byari bisobanuye. Izo nyungu zari za Kristo bo kuzikururiraho biraborohera. Niyo mpamvu burya n'aba bantu babwiriza ubutumwa bw'imigisha, iyo ukuyemo isezerano rya kera ubutumwa bw'imigisha ntibushoboka, ntabwo bukunda. Buriya prosperity gospel yego udakuyemo isezerano rya kera ntabwo yabwiriza, ntabwo ikunda. Niyo mpamvu abahungu benshi niyo baje muri shya ni ukuza kunoboramo ibitangaza isasa nk'uwakoze, ariko nabwo ako banoboyemo bagatereka ku ruhimbi rw'isezerano rya kera. Erega urabizi ko imyigishirize yose ari imyigishirize ya New Age movement, kandi New Age yose burya ishingiye ibyo bintu by'ubupfumu, ibyo bintu by'uburaguzi. Izo nyigisho z'imigisha zishingiye hehe? Ku nyigisho za Babuloni na Egiputa ya kera n'abagereki ba kera. Kandi ntabwo bishoboka ko kuri iki gihe rero mu isezerano rishya wabiterekamo ngo bijyemo. Ntabwo bikwirwamo pe, ntabwo bikwirwamo. So icyo nicyo cyatumye rero bagenda bitiza amasezerano. Wenda reka tuvuge nko ku kantu gatoya, iyo dutekereje nk'ubu ngubu, reka mvuge ku cy'abantu bose barahita bumva. Nk'ubu ubajije umuntu ukamubwira uti cya 10 n'amaturo byanditse hehe mu isezerano rishya,
ni ukurya iminwa akahita agusubirira muri ba maraki bo mu isezerano rya kera, akakujyana mu kuva, akakujyana mu barewi, mu gutegeka kwa kabiri. Kubera iki? Yesu ngo nicyo cyatumye abafarisayo bamubwira ati uvuga neza ariko ibintu uvuga bitarimo inyungu zacu turi kumva ntabwo ari byo, bifite dayimoni, ufite kuvangirwa kwinshi. Oya reka tukubambe, tuzabwira abantu bategereza undi. Turakubamba dutegereza undi, umuntu uvuga ibintu bitarimo inyungu zacu. Kandi mu minsi mike urakiza umuntu ukamubwira ngo niyikorera atahe icyambere ku isabato. Ubu hari utuntu dutatu dukomeye hano hanze. Uvuga abadayimoni bose bari mu mitima no mu mitwe y'abanyamadini, bose bagahaguruka bakazabiranywa n'uburakari iyo uvuze ku isabato. Kandi isabato urabizi ko ari itegeko ry'Imana. Iyo uvuze ku isabato ukarisobanura neza n'umwami wayo, ukavuga ku ituro, ukavuga ku cya cumi, aho ngaho bazabiranywa n'uburakari, baguhitana. Ubundi ushaka gupfa vuba, ushaka gupfa vuba, yego, wavuga kuri ibyo. Ahita bakubonamo abadayimoni, abari babarimo bahita babaprojecta kuri cyane rwose, baraprojecta akabati uriya afite abadayimoni, muramenye. Njya nibuka wenda tukiri nko muri ADPR uburyo bajyaga batubwira ngo abantu ngo bigisha inyigisho z'ubuntu, ngo mubirinde, ngo muziko ngo bari abantu ngo bigisha ngo kudatanga icyacumi, ngo kudakorera Imana, ngo uzibonera imigisha, ngo ubwo baba bari gutuma muvumwa wa muvumo. Kandi ahubwo amategeko yo gutanga icyacumi niyo azana umuvumo. Amategeko yo kubahiriza isabato niyo azana umuvumo. Niba agakiza n'ubutumwa bwiza byaratubatuye ku mategeko, ni iki gituma dukomeza kubatwa na ya mategeko? Tugiye gusoma Bibiliya. Fatira aho ngaho hafi telefone cyangwa Bibiliya, nkwereka ahantu dusoma. Yego, nkwereka ahantu dusoma urebe akahinda gakomeye. Reka manze nsome hano mu Bagalatiya ibice 4 aho nari nsomye. Havuga ngo ubutumwa bwiza bwatubatuye mu mategeko. Ngo natwe niko turi, mpereye kuri 3, natwe niko turi tukiri bato twari imbata dutegekwa n'amategeko ya mbere yahoze mu isi. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko, ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Kandi kuko muri abana bayo nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu. Haleluya. Avuga ati Aba Data. Nicyo kituma utakiri imbata, ahubwo uri umwana. Kandi rero ubwo uri umwana, uri umuragwa ubihawe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Uri kumva ko Yesu Kristo yaraje, icyamuzanye. Iyo abantu bari gusoma ngo urwandiko rw'imihango rwaturegaga yarubambye ku musaraba, ariko rwa rwandiko rw'imihango rwari ruriho iki? Nushaka gukurikiza amategeko, wibuke ko amategeko y'Imana yari amategeko 613. Sinzi impamvu muri 613 uri buze kurotiramo itegeko rimwe ry'icyacumi. Ayandi yose Yesu kavuga uti yayambatuyeho, yayabambye ku musaraba, n'inzandiko zaje zandikaga byose yarabambye. Usibye ko yazutse agace kamwe k'icyacumi, ntago ko yakabambye, agasize ku ruhande. Urumva ari utunesi yanoboyemo, koko yakanoboyemo. Akantu k'isabato ntukavuge Yesu ko yakanoboyemo. None se uyishe mu mutera amabuye? Erega imihango, mbibutse ko amategeko ya kera uburyo yari asetinze, biratubwira ngo amategeko ya kera azana urupfu, ariko ubuntu buzana agakiza. Nimba rero amategeko ya kera buriya ari kuza abantu benshi bapfuye bazize kwica amategeko, ariya yamara amategeko y'urupfu. Nimba wakoze gutya bagukore gutya, ni ijisho rihorerwa irindi jisho, ugutwi iryinyo rihorerwa irindi ryinyo. Ayo ni amategeko. Oya, noneho hari n'abantu bapfaga atari bo bakoze bishe itegeko. Yego, hari umuntu wabaga yishe itegeko, yagiye yahutse yavuye mu rugo cyane, umugore n'abana no mu muryango we badahari, bakora ubufindo ryamufata bati muhamagare cyane, muhamagare. Nsomera iwe rivuze nsomera nanone Abagalatiya ibice 3 duhere nko ku murongo w'9. Abagalatiya ibice 3 umurongo w'9 handitse amagambo meza avuga ngo nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizeraga,
abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose nibivume. Kansubiremo neza kugira ngo mwumve neza. Yego. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose nibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Sege usibye ko ari Pawulo byandikiye Abagalatiya, natwe umwuka w'Imana akaduhaye kubivugaho, niba hati hano bagufunga. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko, ubwo ni icya 10, isabato, ibindi mirimo yose, twaduhanguna twatugenzo twose, Pasika ngo twaki twose, abo bose nibivume. Ngo kubera iki? Umva ukuntu Bibiliya ivuze, iravuze ngo kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko bingahe byose ngo abikore. Igitabo cy'amategeko kirimo amategeko 613, ntabwo kirimo amategeko 11 handitse amagambo akomeye. Yego. Bigaragara yuko ari nta muntu n'umwe wigeze utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Mane gumugisha cyane. Soma na 24, guma aho ngaho. Soma na 24 ugeze 25. Nyamara ibi bintu by'amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Uyakomeza. 13. Kristo Yesu yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo wayo, wayo mategeko, ahindutse ikivume ku bwacu kuko yabambwe ku musaraba, ku byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Kugira ngo umugisha w'Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kwizera kubona uko kuduhesha uwo wa mwuka twasezeranijwe. Buriya niyo wakomeza icyo gice cyose kirabivuga. Turaza gusoma n'indi mirongo. 24 warumbwiye nari mubwiye 3:24 naho hasoma haranditse ngo ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo Yesu, ngo dutsindishirizwe no kwizera. Amategeko yari umushorera, ariko kwizera kumaze kuza nitwaba tugitwarwa na wa mushorera. None se ubu washoreye umuntu ukamugeza aho yaragiye? Abarokore mwe, mwabapene mwe, mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo, bitaguze mu kugura ubugingo bora. Ukuntu babugura hati ndagitanga zarimo. Nshingiye ku byo natanze ndarifite, nshingiye ko imisanzu yose nyitanga ndarifite, nshingiye ko na pasiteri anyemera n'iryanjye nta warimburanya, nshingiye ko bavuze ko umuntu wese uzatanga kuri iyi nyubako cyane atazigera asibwa. Ntabwo ijuru barigura, ijuru ntabwo barigura. Bariguze ngo ibya 10, bariguze amaturo, bariguze ngo kujya ku masabato wirwa upanitse uri kuruha, abadayimoni bakuzuye ngo wishe isabato, uyu munsi wakiriye. Imana iri kunyigisha ku cya 10 kuko ntari nanagahishuriwe neza. Yamanje kumbwira ngo jya mu rusengero, bwira abantu bamanika ibiganza, abantu bazi ko bakiranuka ku cya 10. Babwire njya mu iteraniro rimwe mburamo n'umwe, njya mu rindi mburamo n'umwe, njya mu rindi mbonamo umuntu umwe. Ndababwira ngo nimba mwese imbere yanyu hari ikintu gituma mwicira urubanza ko mwese mugiye kurimbuka, ni iki gituma muri kuvuga ko mujya mu ijuru? Bibiliya iravuga ngo icyaha ni iki? Ni igikorwa cyose ukoze mu mutima wawe ushidikanya, ukidakoranywe kwizera cyose kiba ari icyaha. None nimba mwese mwiyita ibisambo kubw'itegeko Yesu yababatuye mukabyanga, ni iki kiri gutuma mutekereza ko muri kujya mu ijuru? Buri abantu ntibaba bumva ubugome buri muri ibi bintu. Nimba umuntu akwigishije kwiciraho iteka, akakwigisha kwiciraho urubanza, biravuze ngo havumwe umuntu udahirimbanira gukora ibyanditse, ushaka kubeshwaho nayo nyine, gukora ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngabikore. Uwo muntu avumwe. Ni ukuvuga ngo, kandi Bibiliya ndayikunda, iravuze ngo ubihirimbanira akabikora byose azabeshwaho nayo, ntabwo azahabwa ubugingo nayo. Oya, ntabwo azaheshwa ubugingo nayo, ntabwo azaheshwa agakiza no kubaha amategeko, kuko amategeko yo Bibiliya isobanuye azabeshwaho. Ni ukuba
nukubaho hano biri explain yego rwose umuntu wubaha amategeko Yego, cyane azaba- cyane yo mu gitabo cya Mose yego sibyo sha hano mu Rwanda abaho neza pe abaho neza rwose pe cyane n'abantu bamukomera amashyi Pe. bamwemera bavuga ati urayubahiriza rwose ni wowe wacu kabisa uri imbere ndabizi neza ni wacu ku rusengero Yego. nk'umuntu wenda muri aya bagiye banoboramo umuntu iwacu ku rusengero Wubahiriza. mu badivantiste iwacu ubaha isabato neza turayamukomera cyane n'ubu rwose turayakomera uwo muntu abeshwaho nayo ndabizi neza hano hakurya iwacu hano haruguru Indera hakurya Kamashashi iwacu Nyarugenge iwacu Remera umuntu rwose dufite mu Wubaha gitabo amategeko. cyacu utanga icya Uhora ukizana utaryaho n'ijana ndagukomera Fata amashyi miliyoni turakwemera urakaze Beshwaho ariko Yego. shingiye ku cyo Havumwe. Pawulo yandikiye Abagalatiya uri ikivume dore nta gatanga karimo nta gatanga karimo rwose Bibiliya iravuze ngo ubugingo buhoraho ariko buheshwa no Bibiliya kwizera ndagukunda Bibiliya Yesu Kristo. ndagukunda we gusa turakwemera n'abapasiteri bacu barakwemera rwose niyo dushaka gushyira umuntu imbere nk'ino ryasitaye ni wowe tubanza gutekerezaho mbere y'abandi Bagalatiya b'abapfapfa ninde wabaroze yego mweretswe Kristo nk'ubambwe ku musaraba cyangwa mwabwirije ubutumwa murizera niki cyatumye musubira mu bya mbere bidafite imbaraga ahubwo bikene iby'umumaro bene data shuti bakunda Abanyarwanda shuti zanjye hari ibintu abantu biswe ko bari kubwiriza nimba umuntu ari kukubwiriza ubutumwa bukubatura mu bubata akakuvangiramo ubukuvumisha ugahinduka ikivume gikijijwe ni ku buryo n'umuntu yakora icyo bita resansoma buriya niba ari ikintu kiryoha ni ukubona umunyabyaha yihamiriza yego kabara ati niba hano mu Rwanda hari umuntu wubahirije icya 10 neza akagikurikiza akacyubaha uko kiri nuko kivuga arimo rwose aze muri izi komanta ati naracyubahirije ati naracyubahirije usobanure neza ubwo ati iwacu ku rusengero sengera kuri ADPR niyi nitwa runaka uzazibaza iwacu nge naracyubahirije niba hari umudivantiste mwiza wubahirije isabato akayubahiriza hahandi akaba ati ndayubahirije kuva nava mu nda ya mama kugeza isaha kuko Bibiliya iravuze ngo erega naho yaba hari azabeshwaho nabyinaha ariko ibyo bintu bikennye umumaro ntibishobora kuguhesha ubugingo ahubwo bikuzanira umuvumo ni uwuhe nimba Yesu yaraje gukuraho urwandiko rw'imihango n'amategeko yose ibyo byose byaturegaga akaza kudukuraho uwo muvumo w'amategeko wowe ukongera ukawukururukamo uti rero mwami ibyo bintu wapfiriye sinzi impamvu wagize isoni zo gutinyuka gupfira aya mategeko yose ukayavanamo yose hari utwo nisigariye yusigamo duke utungutu ntago wadupfira warabambwaga wenda bagutera icumu mu rubavu wemera gupfa amategeko yaradutwaye iki urumva hari abahungu b'abadozi bano badozi narabatinye ngo wese bahamagana bagati mugire vuba mugire bwangu sawa titaratangiye umwenda wacitsemo kabiri muzi mudode vuba musubizeho utinyuka wo kadukuraho ngo niwe mutambyi umwe ruzima watambye igitambo kimwe kizima abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose n'ibivume kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibi byanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abibone abikore ubu rero ni handi nkora titire nkandika ngo dore lisite y'ibivume hano mu Rwanda umuntu agahita bati ngo iyo titire ntabwo ijyanye n'ibyo mwavuze niyo abantu bose biringira imirimo itegetswe n'amategeko n'ibivume kandi si amategeko ya leta turi kuvuga mu byumve neza tuzagira uturanda ni amategeko ya Mose yagombaga gutangira mu gihe cya Mose akarangirira kuri Yohana Yohana akayafata akayahereza Yesu Yesu akayabamba ku musaraba igihe cy'ubuntu kigatangirira mu maraso ya Kristo hanyuma rero abantu bapinze uwo murimo wakozwe muri icyo gihe kingana gutyo bagasuzugura urugendo Imana ubwayo yakoze wo kwihindura umuntu ikabana n'abantu Yesu agategekwa n'amategeko hari abantu bajya bavuga batazi naho isezerano rya kera ritangirira naho rirangirira ariko nagira ngo mbabwire ko nk'aya mategeko atangirira kuri Mose Imana yayahaye Mose
mbere habaga igihe muze gusoma mu Kuva 20 Imana yahaye Mose aya mategeko arayazana yageza kuri Yohana Umubatiza. Ntabwo amategeko yarangiye Yesu avutse, kuko Yesu avutse nabwo yagendeye mu mategeko. Niyo mpamvu yakubwiraga ati, yakizaga umuntu yarangiza akamubwira ati genda uture ituro, sanga umutambyi umuhereza ituro ryo kwihumanura. Ariko nyine kubera ko abantu batazi naho isezerano rishya ritangirira, isezerano rishya ritangira Yesu abambwe, ku maraso ya Yesu niho isezerano rishya ritangirira. Ni naho irya kera rero rirangirira. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso Umwami wacu Yesu we. Ene wacu urabizi iyo bayiririmbye isi ntibizavaho. Reka babwire ndangurure sha nk'igihumeka ngewe n'inzu yanjye twavuze ko tuzakorera Uwiteka. Reka ndangurure mbwira abantu yuko abiringira amategeko mwese muri bivume. Kabiri, abantu bafata ubuntu bw'Imana bakabwita ubusa. Ubuntu bw'Imana ntabwo ari ubusa. Namwe muri bivume cyane. Ubuntu bw'Imana si ubusa, kandi ubuntu bw'Imana si amategeko. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume. N'abafata ubuntu bw'Imana bakabuhindura ubusa. Yego. Namwe muri ibivume. Niyo mpamvu ngiye nabibabwira. Icya 11 mu mategeko 600 Abisirayeli bari barahawe amategeko 613 yo mu muryango yose, nayo gutambira Imana nayo kuyihimbaza, akaba n'amategeko 10 yo kwitonda. Donc amategeko 10 niyo yari ishingiro ry'ayo mategeko yose. Ubundi ariko iyo bavuze igitabo nta gitabo cyanditsemo inyuguti 10 kibaho. Ni igitabo cyose cy'amategeko, niko Bibiliya itubwire. Havumwe umuntu udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo. Kandi Mose amaze gutegekwa ayo mategeko, Bibiliya iravuga ngo yenze amaraso ayaminjagira kuri icyo gitabo, ayaminjagira no ku bantu. Aravuga ngo iri ni isezerano, uku niko gukomezwa kw'isezerano mugiranye n'Uwiteka ry'ibihe byose. Hanyuma rero Kristo, haleluya, aravuga ati nanjye kuko icyashyizweho n'amaraso, icyakomejwe n'amaraso kigomba kurangizwa n'amaraso, n'irindi sezerano rishyashya rigatangizwa n'amaraso rikanakomezwa nayo. Umva ukuntu biri amasengesho. Rabanga ubu noneho ndabategeka itegeko rishya. Yego. Ubundi abantu bari mu mukumbi muto mbisubiremo. Abantu bagiriwe amahirwe ntibigishwe Yesu, ahubwo Yesu akabishurira. Bafite itegeko ribagena. Abanga ubu noneho ndabategeka itegeko rishya, mukundisha Uwiteka wenyine imitima yanyu n'ubwenge bwanyu n'ubugingo bwanyu. Niyo mpamvu ni rya kabiri risa nk'iryo, mukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ayo niyo mategeko y'abana b'Imana, tugenga rimwe ry'urukundo. Kandi umuntu wese winjiye muri iryo tegeko abasha gukora imirimo myiza. Somera Yohana igice cya mbere. Somera Yohana. Haleluya. Mana ishimwe. Mana imbazwe. Yohana igice cya mbere umurongo wa 17 handitse amagambo akomeye. Kuko amategeko yatanzwe na Mose ariko ubuntu n'ukuri. Tusubiremo. Kuko amategeko yatanzwe na Mose, yego, ariko ubuntu n'ukuri ibyo byazanywe na Yesu Kristo. Aha. Badeperi bagenzi banjye, muraguma kwa Mose murajya kwa Kristo. Badivantiste barumuna banjye n'abakuru banjye, bayehova bahamye ba Yehova namwe bakatolike munyumva neza muri mu Rwanda no mu hanze yarwo. Muri uyu munsi murahitamo kugumana na Mose cyangwa se murahitamo kuza mwakira uwazanye ubuntu n'ukuri. Nari nyoboye korari, menye ijambo ry'Imana ndayireka. Nayirekeshejwe n'iki? Muri korari nabo bagira amategeko yandi. Yesu yaje kuducungura, aradupfira kuko yabonaga amategeko tutayashobora. Aduha agakiza k'ubuntu duheshwa no kwizera. Noneho twebwe turangije tugeze mu bwacu nabwo, tuvuga tuti ibyo bintu by'ubuntu ntitubishaka, turashyiraho n'andi mategeko. Uzi ko baba bafite igitabo kinini cyane cya korari cyanditsemo amategeko ya korari s'il play. Utagize gutya hanishwa iki? Mu buntu, mu bantu bari kujya mu ijuru bizeye Yesu Kristo, utagize gutya hanishwa iki? Ukabona abantu bahora mu bihano, bitajya bishira, bitajya birangira. Doko 613 bo ntabahagije, biyongereye handi nk'ibihumbi bingahe, byose bashyira ku mutwe kandi bari korari giri yabyo. Ngewe 2018 Yesu amaze kumishurira,
nabaga muri korali yitwa Betesida afata urwandiko perezida wabo witwa Jambi yaravuze ati mu bantu bose nashimye umuntu witwa Robert niwe wagiye neza mu mahoro yafashe deplicata arandika ati ku mpamvu zanjye bwite nsezeye korali yaririmbaga neza n'ubiririmba neza niyo yakoze poroteye yanyerekeza ariko igitabo cy'amategeko yanyu cyarananiye ariko Roba tekereza kugira ngo urebe muri itegeko rya korali byanditse ko umuntu utaje mu masengesho ya korali azongera kuririmba ari uko iyo korali yongeye gusenga yasenga nyuma y'umwaka uwo muntu yakoze ikihe cya wenda yari yirwarije umwana ngo wabibwiye nde wenda yari yabura yagiye kwicira inshuro ngo wabibwiye nde donko ibyo bintu by'amategeko ariko mana buriya ngewe nicyo kintu kijya kimbabaza kikantera agahinda bana b'Imana ko Yesu yadukunze akatugirira imbabazi akaza kudukiza urusika rwari ruri hagati rwatubuzaga guhura n'Imana inzandiko z'imihango akazibamba umwenda wakingirizaga hera akawusatura ibyo muri kudoda mubishyiraho ngaho n'ibyiki kandi nagira ngo mbabwire ngo uko muyatoye mukanayica ni nako n'ubwami bw'Imana mutazabugeramo ni mwebwe ariko mwihindukiye urugi Imana yo yarakinguye mwebwe navuga ati twe ntabwo twamenye guca ahantu hakinguye mwamina dushyiramo ibintu by'ibihindizo uvangemo n'amahwa shyiramo n'inkota twe tunyura ahantu tunyura mu nkota twamenye kwicisha mu miriro ariko rwose umuntu w'Imana yarakwiriye gukora umurimo w'Imana abihaswe na mwuka w'Imana uri muri we byo kwimbukanuye amaso ngo yewe ngibi nabyishe ngibi bigenze gutya wakerewe ntabwo itegeko ryo ryari rikwiye gutuma wiruka kuko niba wirukaswa n'itegeko rya korali ngo udakererwa uri ikivume umugabo umwe yararirimbye aravuga ngo umugabo nta bwenge yagiye na rwandiko agira ngo azinjira nk'uko abandi binjira nuko ageze ku irembo bamubaza urwandiko rw'agatanga ka mbere asanga atabifite ndashima umusaraba ndashima yamva nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu wabyumvise ukuvuga ngo birababaje Roba biteye agahinda birumvikana abantu batwumva uko bashaka ariko ibyo turi kuvuga niko kuri bisa nkaho turi kubwiriza ubutumwa bw'inzaduka ariko nagira ngo mbwire umuntu wese utanga icyacu yuko imbere y'Imana ari ikivume ibi bintu uri kubwiriza nimukabyita inzaduka ibi bintu bimaze imyaka 2000 kongeho n'imyaka 20 inzaduka mu matwi y'ababihishwe none se Yesu niki cyatumye bamubwira ngo afite dayimoni bari kumubwira ngo ni Belizabuli iri kumuha ibyo nuko Satani yarahanuwe abahanuzi n'ibitabo bimuhanura nuko azaza ntibyari babifite ariko nyine mu bantu babihishe kuri 12 atatangiye kuvuga amagambo bacumita mu mitima baraje basasa imyambaro bati hahirwa je mu izina ryawe bari bakimubonamo nk'akanyantege nke kuko ngo yajyaga mu rusengero akararanamo nabo aho bamubwira ati ryamaho akaryama bataka ngaka kazavamo agafarisayo keza takakana gafite ubwenge nubwo karatize ariko tajya kavuga ko atinga neza tukagira ko gakura yenda bwataye ko muri indyarya mwugarira ubwami bw'Imana mukabuza abantu kujyayo namwe ntimujyeyo n'ababishaka ntimubakundire iryo jambo rirakomeye ryanditswe muri Matayo 23:13 tuvuze ngo muri inkubwe aravuga ati iyo muzenguruka mu nyanja bati uzi ibiterane dukora ati ndabibona amakonseri za Bike Arena muruzuza avuga ati narabibonye ibyo mukora ku misozi no ku nyanja ngo guhindura umuntu umwe ngo yemera idini ariko yayemeye abaruta inkubwe ebyiri ko umwana w'Igihenoma hari ijambo nashakaga kugarukaho mbere ahangaha rikomeye murugarira mugatuma abantu batajyayo namwe ntimugereyo n'ababishaka ubundi tekereza hari icyo bita kugarira ahantu hakaba hakinze urumva abantu urabona ugiye ahantu ukabona hakinze n'ingufuri zirimo ntabwo wirwa uvuga uti unyine umenya ko batariyo ubu abantu baragiye barugarira noneho hari abandi bamenya amakuru y'ikiri mu nzu baravuga bati twebwe tugomba kwinjira aha hantu noneho ba bantu bo bajya ku muryango barwana nabo babasubiza inyuma bavuga ati iyo nyota yanyu mwari mufite
nimba mwe mufite inyota inyota kubona byadutse hano muze hano abantu bose tubazirikire mu cya 10 tubazirikire mu isabato mutarenga turabona mufite ubushake ariko ubushake bwanyu turabubanira hano babyita gukuramo inda nakashaka kuvuka baga swapa bagatisha ntabyazwa ubutumwa bwiza urumva kaba tipe nabura bure wakabaye wimana ahantu wowe ufite gahunda yo kubyaza umusaruro nabo ubwabo ngo nta na gahunda yo kwinjirayo bashaka no kuhareba bateye umugongo bicyabo nugukinga kugira ngo umuntu atinjirayo uhabona bone hakinze kandi koko barakinze ngize ukuri umuntu ufite ubwenge kuri iki gihe utekereza yakwinjira mu idini tureke abamaze kuyageramo barangije kwepinotizwa nyine bahubitswe n'ubundi byarangiye n'ubundi nabo batari ababo ngo bige bakora grifferage umuntu azari muzima bagahita bamugrifera ndavuga uwo bataragrefa uyu munsi yatinyuka kwinjira mu idini ngo agiye gushakamo Kristo abantu barabireba bakabibona 189 yaravuze ngo yewe kintu cyazanye ibice ngo bikarisuzuguza abataririmo abantu batari mu bintu by'agakiza barabisuzuguye babisuzugura kubera abanyamadini kubera iki inzugi kubera iki kamere zabo kubera iki guhamagarira abantu mu bintu bikennye umumaro abantu bareba Kristo mu byo bari kuvuga bakamubura kabona imbaga y'abantu ngo yagiye gushaka Kristo ariko bashaka Kristo muri abo bantu bitwa ko bamubonye ntibamubone barugarira bo ntibajyayo bigatuma abantu batajyayo babishaka ni bande naba bahaguruka bakajya mu madini bazi ko bagiye gushaka Yesu ariko bageraho bagasanga hari ingufuri umuntu wese ugikora imirimo itegetswe n'amategeko akayizera ni ikivume niko Bibiri gitubwiye bakakugira ikivume roba bakakugira ikivume wabishakaga babishaka bose babahindura ibivume none se reka mbabaza ubu ni njya mu isabato ku isabato ari muri Maraki uzasome neza haba ngo muravumwa yego muvumwa wa muvumwa none je ntabwo nzi impamvu nuko ngo ni ibintu biri atasione niba wikorera amafaranga y'Icyacumi ukaba uyashoreranye uku kwezi ukabushoboye kuyajyana ariko sundi cya 10 nta muntu wagishobora mwana nsomera gutegeka kwa kabiri nsomera gutegeka kwa kabiri 26 amategeko mbabari rusome vuba vuba gutegeka kwa kabiri 26:11 gutegeka kwa kabiri 26:11 kandi utemagere yego Francis 11 aravuze ngo wishimane n'umurewi biremira ijambo ryakomeye Bibiri iravuze ngo wishimane n'umurewi n'umusuhuke umunyamahanga uri hagati muri mwe mwishimira ibyiza byose Uwiteka Imana yawe yaguhaye n'inzu yawe numara kurobanura kimwe mu 10 cy'ibyo wejeje byose mu mwaka wa 3 ari wo mwaka wo kurobanura kimwe mu 10 cya byose uzajya biha umurewi n'umusuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi kugira ngo barire iwanyu bahage barire iwanyu bagire gute bahage imfubyi abapfakazi abasuhuke icyo cya 10 nibo mugishyira tanga mugishyira abandi uzibye erega buriya nangwa niyo umuntu yakuvumisha ukemera ukavumwa ariko mu bintu biri realite uko ibya 10 byari bigabanijemo ibyiciro byinshi hari harimo ibya 10 by'abatambyi ibya 10 byabo basuhuke ibya 10 by'abakene hari harimo ibya 10 byinshi ariko mwebwe mwigishijwe ikihe mutanga ikihe mutanga iki Yesu baramubajije icyo bita imivumo umva sabahungu umwigisha watubwiye idini ry'ukuri ubwo bari kumutega yego nk'umuntu mategeko niba kigutega umwigisha ukuntu Yesu yavuze ngo bazabajyana mu nkiko niba kigutega uzagitegure niba kubaza idini ry'ukuri utazavuga amwe muri aya ganje sibyo aravuga ati idini ry'ukuri nirifasha none ubwo yavuze ngo nirifasha yaravuze ngo nugu ugufasha idini ubundi ni igikorwa urumva se ni ukuntu si ikintu yaravuze ngo sahanu idini y'ukuri abibwiye ndumva ni Yakobo idini y'ukuri nugufasha imfubyi n'abapfakazi abasuhuke n'abakene n'abanyamibabaro bo muri mwe none nugu ntago ari ikintu bafata oya buri
erega abantu bemere dusome ijambo ry'Imana turyumve mu buryo bwabyo hanyuma rero rituyobore ritubere umuyobozi. Idini ni ugufasha donc ubu ngubu nge nawe tukajya mu bikorwa byiza. Ibyo bintu niyo bwaba ari ubwa mbere duhuye, icyo kintu dukoze idini y'ukuri. Uri kubyumva? Tugiye nk'ahantu ku ishuri, kadufate nk'urugero rwa hafi, cyangwa tukajya nko mu nzu y'imbohe, cyangwa tukajya nko ku bitaro, hamwe yavuze hazaba mu selection y'intama n'ihene, ni urugero. Cyangwa tukajya mu nkambi, tukagenda noneho tugakora turi batatu, tugakora igikorwa cyo gufasha abantu bari muri iyo mibabaro, abasuhuke, abari kwa muganga, abari mu bitaro, abari mu buzima bw'ubupfakazi n'ubukene, uri kumva cyane rwose, tukabafasha. Icyo gikorwa twaba turi gukora, twaba turi mu idini y'ukuri cyane. Dore ni Yakobo 1:27, idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese niri nugufasha nugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'ibyisi. Iryo ni ryo dini ritunganye ritanduye imbere y'Imana. Nugu ariko tuzaganira ibyisi, kwanduzwa n'ibyisi, kwanduzwa n'ibyisi tuzabiganiraho ubutaha kucyo ne kanota ahantu byo bintu kwanduzwa n'ibiki byanduza umuntu agahita yandura neza ibintu mwabipfa. Urumva wenda gufasha byo twajya tujijisha, gufasha byo tujya tubikora, byo kutandura kwanduzwa. Urumva ramba twikomereze. Turi kureba uburyo Yesu yaje gukuraho, iyo bavuze ngo sinaje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyasohoza. Iyo ikintu cyasohoye, ubu nkubwiye ngo Roba wasohoje bwa butumwa naguhaye, cya kiganiro mwagisohoje, mba mvuze ngo wakigejeje aho wagombaga kukigeza. Iyo ikintu cyasohoye nyine biba birangiye. Bibiliya yatubwiye ngo amategeko yari umushorera, wagombaga kudushorera akatugeza kuri Kristo. Kristo rero amategeko yatugejejeyo. Nimba yaratugejejeyo, ni iki gituma dusubira kuyarotira? Ni iki gituma dusubira mu bya mbere? Nta mbaraga irimo yo kumurwanya nanone. Exactly. Tonko ni nkuko ni kimwe Yohana yanditse ngo yaje mube. Yego, abe ntibamwemera. Ni iki se ubundi cyatumye bamwanga? Babonye ari gushyiraho ibintu bibabangamiye. Hati ubundi ibintu twe turimo nibyo byatugaburiraga. None ibyuzanye turi kumva nta kintu turimo. Ibintu byo kuvuga ngo umuntu nashaka kuba mukuru ngo uyicishe bugufa b'umugaragu w'abandi. Ibyo bintu bareke ngo kutwita rabi. Bareke kutwita mwigisha, poso wanje, mubyeyi, daddy, mami. Babireke ntabwo turibuze kumva n'ibirere byacu. N'ibirere byacu bareke kwikonegita. Ngo se ni umwe ngo uwo mu ijuru wenyine aya igitambo ni kimwe kizima gihagije iteka ryose, hanyuma twungukire. Kandi buriya Robert, buriya abantu nyine nuko biyica. Umuntu ufite ubugingo buzima ntabwo yareka gushyigikira umurimo w'Imana. Mu itorero rya mbere dukurikije iki jambo ry'Imana rivuga, ritwereka neza ko mu itorero rya mbere nta mukene wababagamo. Ariko Paulo ntiyigeze asaba icya 10 cyangwa amaturo, ahubwo yabasabaga gushyigikira umurimo w'Imana kugeza ku rwego nyine abantu bibwira. Erega bajye bamenya ubuse Yesu hari icya 10 yigeze yaka. None se ko mu ruhago hahoragamo amafaranga Yuda yabikaga iki? Nuko iyo wabwirije umuntu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukamucengera, nukuri rwose gukora mu mufuka gashyigikira umurimo w'Imana arabikora. Utabyisi turo, utabyisi cya 10, utamutunaritse, utamushyizeho imivumo y'amategeko. Icyo bitagahato ako nagato karengeje n'agakene wahubwo. Kandi urumva nukuvuga ngo rero ngiye nabajije abashumba batandukanye, ndabaza ubundi niki gituma mushyiraho icya 10 mubizi neza kuko abashumba bo barabizi. Arambwa bati nyine asengesha ibi bintu turabizi, ni impamvu tubatunarika udashyizeho icya 10 wakura he amafaranga kariho. Urabona abantu bikigiye bagitanga. Ese urabona amafaranga y'icya 10 kariyo tubonamo n'amaturo n'iki byose, urabona tutayashyizeho twajya tuyakura he? Umurimo w'Imana twawukoresha iki? Ariko nagira ngo mbabwire ngo muribeshya cyane. Umuntu w'Imana wamugaburiye ijambo ryiza rizima, kamubwira ati tugiye kubaka urusengero, hakavamo ibyo kubeshya ngo tugiye gukorera Imana. Kuko kubaka urusengero ntabwo ari ugukorera Imana, ntabwo ari umurimo w'Imana, ntabwo ari umurimo w'Imana. Bibiliya navuga ngo umurimo w'Imana ni ukwizera uwo yatumye. Icya kabiri, twebwe turumva ko dukeneye gusenga, tugiye kubaka urusengero rwacu, zana amafaranga turwubake, izuba ritazakwica. Yohana yanditse abantu bahiriwe. Ese ibyo ni ugukorera Imana. Yohana yanditse abantu bahiriwe. Ego
arabasobanura agera ku rwego abasobanura banashizemo umwuka. Yego. Avuga ngo hahirwa abantu bapfa. Bapfira mu mwami. Bagapfa ariko bapfiriye mu mwami Yesu. Umwuka w'Imana ubwawo ugahagarara. Ukavuga ati ye. Ubwo ni ugustampa. Yego. Terokashe. Ati bindabyemeje imirimo yabo myiza nibaherekeza. Ese imirimo myiza iherekeza umuntu ni iyi. Niyo kujya kuza tukajya hano muri Bekare n'ahandi muri biriya bitara biba binyuranamo uri kumva tukaririmba twatanze amafaranga yacu abantu bagasimbuka bagaceza. Bira nta hantu byanditse imirimo myiza yanditse muri Matayo 25:31 bamanuke basome. Nari ndwaye muransura nari nambaye ubusa ibyo byose baze gusoma. Iyo rero nayo izatuma bamwe babihene abandi bakabintama. Si ibintu bisobanutse. Jurera rero yati ndi ihene ndi intama cyane rwose. Ubu hari abantu ngo bizeye ngo bakoze imirimo myiza imbere y'Imana ngo kubera ko batanze amafaranga yo kubaka urusengero, ngo kubera yuko ngo batanze ibya 10 ngo bagerageje ntibabirye, ngo kubera yuko ngo batajya bajya mu nzu y'Imana ngo imbokoboko. Kandi ibyakozwe ni mu ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana niba mu nzu zubatswe n'intoki z'abana b'abantu, ahubwo Yesu Kristo haleluya yahisemo kuba mu mitima yacu. Ko agenda atari imbokoboko yata agashira muri televiziyo indirimbo ambassadors gahitiza kuririmbamo. Mbese ni muzi kw'imibiri yanyu ari sengero z'umwuka uri muri mwe, ngaho nimureke ubusambanyi bwanyu, imibiri yanyu ihimbaza Imana gusa. Ikora ririmba neza. Yesu yaravuze ngo bahawe kubibwirwa mu migani kugira ngo kubyumva babyumve be kubisobanukirwa no kureba babirebe be kubibona. Reke gufata ijambo ry'Imana bunyuguti. Dore nicyo gitumye abantu bapfa bakaba bageze iki gihe imirambo batazi kwarariza abantu nta kintu ubona ari abantu bagenda gutyo gusa biyitirira ko bakijijwe ariko imbaraga zo gukizwa zitari muri bo. Nukubera gufata ijambo ry'Imana bunyuguti ntushake kurikora. Niwumva gusa ntukore iby'iryo jambo uzaba ubaye nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Ariko niwumva ugakora iby'iryo jambo uzaba ubaye nk'umunyabuzima kubera ubuzima ukaribamo kavuga uti nimba menye yuko umubiri wanjye ari urusengero rw'Uwiteka, reka umwuka w'Imana koko asengere muri nge, reka ntunganye urusengero rw'Uwiteka, reka ndwubake, reka ndukubure, reka ndukorope. Ariko reka mbaze ba worship leaders namwe bandi barazi ko bereje ari shako man ari gihe bicara reka maze yogi anembe reka wigeze ubona amazi atemba mu binogo no mu myobo ariko anje mureke ibyo bintu mazi atemba mu binogo no mu myobo baba arakana nawe nyega Irene yazanye ngo sha ibyo bintu ndabyo dukomeye ndabyo soba Matayo tugiye gusoza roba ibyo bintu ndabyo. Yesu yaravuze ngo nimumenye ukuri kuzaba batura nimubatuka muzabamo batura ukuri. Ukuri niko konyine kugomba kuba batura kandi ukuri ni ijambo ry'Imana. Kimwe mu bintu mwakorewe nuko mwafashe isezerano rya kera nirishya mukarivanga kubera yuko mudasobanukiwe. Abandi mwabikoze mu nyungu z'inda zanyu. Matayo kangahe 5:17 5:17 handitse amagambo meza agira ati mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikura ahubwo naje kubisohoza. Yesu aguha umugisha, Yesu akwishimire. Tujye gusoma 23 aho ngaho n'ubundi Matayo 23 Matayo 23 sibyo? Yego 23 nawe wanditse amagambo agira ati mwebwe banditsi namwe bafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na anisi na kumino mukirengagiza amagambo akomeye mu mategeko ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiye kubikora na bya bindi ntimubireke. Yego muzabona ishyano
ariko se abigishwa bo aho ngaho Yesu yabivuze mu isezerano rya kera atangiye guharira n'abantu biringira iby'icyacumi bo batangaga ngo n'icyanisi n'icyakumino n'ikisogi na nyiragasogereza ubundi nta kintu kidatangirwa icyacumi ku itegeko ry'icyacumi ariko ubundi reka nanjye mvuge nka Yesu mvugire muri Yesu mwabisambo mwandyaryamu mubasake mubemeze nimukabaka amafaranga gusa mujye mubatuma na nyiragasogereza muzibatume cyane yaba utwo basambane n'utwo bibye twose mubasake nuko nabonye rero mirima leta nayibari nabi isi ntacyoroye wabibandi wabicisha ari kamera ikuriho ugomba gusobanura ibyo bintu uri kwikoza reka dusoze ariko mana cyokora akabi ngo gasekwa nk'akeza noneho turashoje abantu benshi bajya bitwaza uwo murongo ngo ntiwumva ko Yesu yavuze ngo tange icyacumi hanyuma uburyarya n'ishyano se byo ko mutabivuga muri kubishyira kandi muri ya telefone bansabye kwitaba ngo mwamwisekeshwa kasa hajya ngo tubabazwe neza umubabaro ko utari mu mpano z'agakiza ko harimo ibyishimo harimo umubabaro harimo umujinya agiye mureka shariko abantu ubundi ubwo bazemera bigenze gutera aya bantu se siko bateye urababara bakarakara bakishima bakababara yego Abaroma ndashaka ko dusoma Abaroma 6:13 Abaroma 6:13 kanihute magere 6:13 handitse amagambo agira ati kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa ahubwo mwitange mwihimana nk'abazuke n'ingingo zanyu muzihimana kuba intwaro zo gukiranuka komeza ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko ahubwo mutwarwa n'ubuntu nuko tugire dute mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko ahubwo dutwarwa n'ubuntu ibyo ntibikabeho komeza ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo imbata z'ibyaha bizana urupfu cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka ariko Imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka amen amategeko nta kindi yakumarira ni ukukumenyesha icyaha mu isezerano rishya impamvu itegeko rigihari ni iryo kukumenyesha icyaha ariko ntutegekwa n'amategeko nimba twarabatuwe muri ibyo bintu byose tukabibaturwamo tukizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu wasohoje ayo mategeko mu mubiri we ayasohoresheje igitambo kiruta ibindi bitambo cy'uko yinjiye ahera atinjije y'amaraso y'ihene cyangwa y'intama yinjije y'amaraso ye ubwe akanyura muri wa mwenda ukinze ari wo mubiri we natwe twegere tudatinya haleluya dufite imbaraga no kwizera no gukiranuka amen abantu bose bizera imirimo itegetswe n'amategeko ni ibivume kuko handitswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe byose mu gitabo cy'amategeko uko ari 613 ngo abikore Imana ibahe umugisha ndagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro niba ugisoje andika ijambo ngo amen ushyireho agatima amen abo ni abantu twemeranya ko basoje iki kiganiro Imana muri bamugisha kandi turabakunda n'ukuri reka nkubwire amasenge nubwo abavandimwe tuba tutazi ahantu bari hari indirimbo ugeze kuvuga ivuga ngo umwami n'umwe umwuka n'umwe cyane 198 n'umwuka itorero niri
mu moko ataramwe, umwami waryo n'umwe riramusangira, ifunguro ni rimwe ritunga abaryo bose, rishima izina rimwe n'iry'umucunguzi. nawe turabakunda. turabakunda. Hari ikintu cyashimishije nuko nasanze hari abera banadukurikirana bucece bicecekeye, batanavuga tutanaziranye ariko bumva ururimi tuvuga. yego, Imana ibamugisha rero. Tutagwisari tuzagororwa ariko dufite ibyiringiro, dufite ubugingo, nta cyadukuraho Yesu ari, nubwo dukubitwa hasi ntidutsindwa, turabyuka. yego, Imana iturinze bwuma. Yesu akomeza abarinde aho muherereye. Turabakunda. Abafite amage, amakuba, intambara, ibigeragezo, ibibazo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, umwami wacu ni umuneshi muri byose. Basenge Imana ibumugisha. asante sana. Nanjye Imana imumugisha. nawe guhemuka. Mwese abakunzi bacu, reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Shalom shalom. amen.